mama yapfuye mfite amezi 6. Papa niwe wandeze, ubwo papa aza gushaka undi mugore, babyara abana 3 barapfa. Papa arabonye abana 3 bapfuye, aravuga ati reka tugende nawe batazakwica. Abo bana bishwe n'iki? Ngeze mu 6 nkora icya leta, ejo bundi mu 6 primaire. Nagiyeyo ninze kubera ubushobozi buke. Wagiye ku ishuri ufite imyaka ingahe? Nagiye mfite 12. Baba bafite umugabo nyine ububakira. Noneho ndi gukoropa, araza ansangaho nawe ndi gukoropa, aramenanura amera inyuma, mbura uko turwana nyine, andusha imbaraga, maze aransambanya. Yego. Ubwo nyine naracecetse, mvuga ati yenda ntago ndi butware inda kubera ko yari ubwa mbere. Ubwo nyine igeze mu mezi 6 mbona n'ubundi byarangiye, ndabibabwira. Ubwo nyine uwo mugabo baramuhamagara, araza arabyemera. Yemera ko yagufashe ku ngufu? Amaze kubyemera ahita atoroka aragenda. Ntabwo bigeze bagira ko bakwitabaza wenda nka Isange One Stop Center bashinzwe ihohotera ry'abana, ku buryo bari kumuryoza kuguhohotera gufata ku ngufu? Baramuhamagaye, baravugana, bambika urupapuro yemera ko azarera umwana, ariko ntango nyine yabikurikije. Barambwira ati taha, bahamagara papa, araza nyine papa arantwara. Nyine kwa ko nta kundi yari kubigenza, kandi ari njye jyenyine yari afite kandi yarananduhanye. Nta kundi yari kubigenza. Yaremeye araza, yaranyemeye kandi yemera n'umwana, arambwira ko ntacyo azabura agifite. Ihangane. Birababaje. Papa warakwemera? Yarabyemeye, nubwo nyine umubabaro w'umubyeyi utagira uburanga kubwira ikintu, ariko nyine yarabyemeye kandi nanjye narabyemeye, nyine ngomba kubyakira uko biri. Hanyuma uraje wicarana na papa wawe ahangaha mu rugo? Naraje muri ayo mezi nyine ndicara, nanjye nashakishaga nyine uko nyine nzabona agasurubeti nzambika umwana, ariko nyine ntabwo byari byoroshye. Ubu ni aka gasurubeti konyine afite, nyine biraneye no gukuramo tugafura tukamufata mu kigomo. Muganga kumwe ujya kubyara, muganga arakubwira ati zana imyenda y'umwana. Byagenze gute? Dusobanurire, ndumva mfite amatsiko yo kumenya uko byagenze, uko witwaye muri icyo gihe. Abantu mwe rero, iyi nzu ndi kuyibona ko ingana gutya, murebe nta kintu kiri muri ino nzu, nta n'igikombe mpasanze. Hariya ndi kuhareba agasabune, ahangaha n'intebe y'urubaho, nuko nguku hano hameze. Ziriya ni rinete zanjye muri kureba. Uyu mubyeyi rero ukiri ku kiriri, umaze iminsi 3 abyaye. Reka mbereke ahantu arara. Akariza TV Show ni mu kiganiro byagenze gute.
Yes, ndagusuje kandi nguhaye ikaze wo gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Turabakunda kandi tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Dusuhuje abakunzi bacu muri mu bice bitandukanye, abatuye inyuma y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Ni muri byagenze gute? Reka by'umwihariko turi mu gikorwa cyo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Reka twihanganishe imiryango y'ababuze ababo ndetse n'igihugu cyose muri rusange. Nimukomere, ibyabaye ntago bizongera. Hanyuma rero mu kazi kacu ka buri munsi muri rwa rukundo rwacu, turi mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana, akagari ka vuga akagari ni Bweramvura. Twaje kureba umwana w'umukobwa ufite ubuse aracyari umukobwa, n'umwana w'umudamu ufite imyaka 17, ufite akana mu ntoki ze, akana k'iminsi 2 ngira ngo yabyaye kuwa gatatu. Umwana w'umukobwa rero aratabaza umugira neza uwari we wese uzabona iki kiganiro cyangwa se ugiye kumva ino nkuru. Aratabaza kuko n'umwana imyaka 17 w'umukene udafite icyo kurya ndetse n'icyo kuryamaho cyangwa se icyo kuba yakwambika uyu mwana w'umukobwa, uyu mwana w'agahinja ateruye mu biganza bye. N'umukobwa rero w'imyaka 17 wicaye ahantu nkangaha muri kureba, ni naho aryama. Ndaza kugenda mpabereka. Hanyuma rero reka tumwakire kuri kamera zacu atubwire uko byagenze. Wiriwe neza? Yego. Amakuru? Neza. Umeze neza? Yego. Witwa nde? Tumukunde Denise. Tumukunde Denise. Denise, inkuru yawe byagenze gute? Navutse ndi umwana umwe wacu. Navukiye i Butare. Ubwo mama yapfuye mfite amezi 6. Papa niwe wandeze. Ubwo papa aza gushaka undi mugore, babyara abana 3 barapfa. Papa abonye abana 3 bapfuye, aravuga ati reka tugende nawe batazakwica. Abo bana bishwe n'iki? N'uburozi. Barabarugaga. Ubwo tuza hano i Kigali, tubaho mu buzima bugoye. Noneho anjyana ku ishuri. Mu gihe ngeze mu wa 6, komera. ngeze mu wa 6 nkora icya leta. Ejo bundi mu wa 6 primaire. Nagiyeyo ninze kubera ubushobozi buke. Wagiye ku ishuri ufite imyaka ingahe? Nagiye mfite 12. Nibwo watangiye umwaka wa mbere? Ubwo ndangije gukora icya leta, hari umukobwa twabanaga akora ubukwe. Arambwira ati vayo tubanye mu gihe utegereje ko amanota y'icya leta asohoka. Ubwo ndagiye turabanye. Ubwo bajya gusenga. Habaga baba bafite umugabo nyine ububakira. Noneho ndi gukoropa, araza ansangaho nawe ndi gukoropa, aramenanura amera inyuma. Mbura uko turwana nyine. Andusha imbaraga, maze aransambanya. Yego, komera. Ubwo nyine naracecetse, mvuga ati yenda ntago ndi butware inda kubera ko yari ubwa mbere. Bwari ubwa mbere wari ukoze imibonano mpuzabitsina? Ubwo ukwezi kwa mbere mbura imihango, kwa hanyuma se kabiri nk'umuntu bari bakoreye iryo hohotera ari n'ubwa mbere, waracecetse hanyuma abo muri urwo rugo ntibigeze bamenya ibyakubayeho? oya nabyo bamenye, naracecetse.
ubwo nyine mbura imihango. hanyuma umwana w'umukobwa ukoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere ko nta ngaruka wigeze ugira cyangwa se ngo ube warwara cyangwa se ngo ube wananirwa kugenda ugaragaze ibimenyetso by'uko wahohotewe cyangwa ntabwo yigeze abikora bya nyabyo? ntango nigeze mbigira kwa ko twaragundaguranye urumva ntango yabikoze neza. ubwo amasohoro yarasohotse, ubwo nyine arinjira, ariko ntabwo yigeze abikora ku buryo yananyura kubera nyine twari turi kugundagurana. niyo mpamvu rero bitamenyekanye. yego nuko ubwo nyine igeze mu mezi 6 mbona n'ubundi byarangiye ndabibabwira. ubwo nyine uwo mugabo baramuhamagara araza arabyemera. yemera ko yagufashe ku ngufu? amaze kubyemera ahita atoroka aragenda. ntabwo bigeze bagira ko bakwitabaza wenda nka Isange One Stop Center bashinzwe ihohotera ry'abana ku buryo bari kumuryoza kuguhohotera gufata ku ngufu? wapi. iryo joro yahise arara agiye. bamaze kumuhamagara yaraje, hanyuma mugirana iyihe mishyikirano? nyine baramuhamagaye baravugana, bamwandika urupapuro yemera ko azarera umwana, ariko ntabwo nyine yabikurikije. urwo rupapuro ruri hehe? rurabitse. urarufite hano? oya, abo ngabo nibo barufite. nuko nyine umwana naramubyaye. nuko duha urugendo rw'ubuzima ko byagenze. ubwo inda yari ifite amezi 6 uri aho ngaho muri urwo rugo? nari ndi muri urwo rugo nyine ntabwo byari byoroshye. urumva nyine papa nuko nyine antonganya ambwira nyine yabaga afite urwo rugo se muraturanye cyangwa bageze igihe cyo kukohereza barakwirukana ngo jya iwanyu? baranyohereje, ntabwo duturanye, bo batuye mu Gatsata. barakubwiye ati tahira? barambwira ati taha. bahamagara papa araza, nyine papa arantwara. nyine kwa ko nta kundi yari kubigenza, kandi ari njye jyenyine yari afite, kandi yarananduhanye. nta kundi yari kubigenza. yaremeye araza, yaranyemeye kandi yemera n'umwana. arambwira ko ntacyo azabura agifite. birababaje. papa warakwemera? yarabyemeye, nubwo nyine umubabaro w'umubyeyi utagira uburanga kubwira ikintu. ariko nyine yarabyemeye, kandi nanjye narabyemeye, nyine ngomba kubyakira uko biri. ariko ntago wigeze ubigiramo uruhare mu gutwara iyo nda? nta ruhare nabigize. hanyuma uraje wicarana na papa wawe ahangaha mu rugo? naraje muri ayo mezi nyine ndicara. nanjye nashakishaga nyine uko nyine nzabona agasubeti nzambika umwana. ariko nyine ntabwo byari byoroshye. ubu ni aka gasurubeti konyine afite. nyine biraneye no gukuramo tugafura tukamufata mu kigomo. ni aka ngaka afite gusa? hanyuma warinze ujya kubyara utarabona imyenda y'umwana? kubera ubuzima nyine. ubwo urumva nyine papa yashakaga nyine ibyo kurya. nawe ni ukugenda atera uturakara akahabonye nyine 1000 nyine tukaba twariye. yakibura
nyine tukaburara cyangwa tukanabwirirwa cyangwa umunsi wose situnarye. Birababaje. Hanyuma harya umaze ngo igihe kingana icyo ubyaye? Maze iminsi 3. Iminsi 3 wabyaye kuwa 3. Hanyuma ubu ngubu bimeze gute kwa muganga? Duhe urugendo rwo kujya kubyara, urumva uri umwana kujya kubyara wagiye yute, mbese uko byagenze duhe urwo rugendo rwose. Kujya kubyara kwanjye nararwaye indwara malariya nyine kubera ko papa yagiye i Butare agiye kunshakira iyo rangamimerere, noneho bamwandikira nabi. Ngiye ku murenge w'Ijabana barambwira ati papa wagomba gusubira i Butare. Nyine we barasizeho ngo navutse 2017. Ubwo kandi waravutse ryari? 2007. Ubwo papa avuga ati rero turakuraho amafaranga. Nyine ubwo najya no kwa muganga ngiye kwipimisha akambwira ati mubanze mushake ibyangombwa. Nyine ubwo naraje nicara hano mu ubwo ni mituweli bakubazaga? Mituweli narayitanze ahubwo nyine bashakaga irangamuntu. Noneho ubwo nyine papa yaraje twumva nyine nta kundi tubigenza no kubona ayo mafaranga kugira ngo ajyeyo byaratugoye. Yamazeyo ibyumweru 3. I Butare? Ari njye witungo. Ukitunga ute se mukobwa wanjye? Nyine abaturanyi nibo bafashaga bakampa ibyo kurya nkateka nkarya. Papa ari i Butare. Ubwo naricaye ndwara malariya. Ndwaye malariya nyine papa arambwira ati nyine ubwo nyine ni ugutekereza tugashaka amafaranga tukajya i Butare. Papa wawe akiri i Butare? Yaraje. Yaraje. Ni ugutekereza tukabona abandi mafaranga. Ubwo nyine malariya iramfata. Umuturanyi utuye hano haruguru arambwira ati rero ntabwo wakomeza kwicara hano, tubona urwaye malariya umwana inda ishobora no kuvamo bikaba bibi cyangwa ukanadupfiraho. Ubwo nyine tujya kwa muganga. Nageze kwa muganga itananabyara. Wagiye ugiye kwivuza malariya uhita ubyara? Nta kintu ufite? Nta kintu mfite. Hanyuma se muganga kumwe ujya kubyara muganga arakubwira ati zana imyenda y'umwana. Byagenze gute? Dusobanurire, ndumva mfite amatsiko yo kumenya uko byagenze, uko witwaye muri icyo gihe. Nyine uwo muturanyi kwa ko nyine afite abana yasogenda azana, twagiye yajyanye agasurubeti nyine abari kabaha abari ko bamwambika. Ubwo nyine ntabwo wigeze ujya ku bisese? Ntabwo inda yigeze kurya ngo ikurye kujujubye koko? Yarandiye ariko nyine yandiye amasaha make. Yandiriye hano mu rugo, yandiye mu gitondo. Nayo tuva hano mu rugo nko. Wari wabimenye se ko uri kunda? Oya. Wumvaga bimeze bite? Nyine numvaga ari ukurwara bisanzwe. Noneho ikintu cyo bo bavuga tugiye kubyara kwako, ikintu cyazaga nkashaka nyine kwituma cyane buri kanya. Ahanga ati tugende turebe nimba ariko ari malariya. Ubwo nyine ngezeyo ndabyara. Ayiwe. Uko utubwiye ko waherekejwe n'umuturanyi kandi ukaba wari watubwiye ko papa wawe hari umugore wundi yashatse nyuma yuko mama wawe yitaba Imana, kuki ataguherekeje? Uwo mugore yaragiye.
uwo mugore yaragiye. twageze intanga ya Kigali aradutaragenda. Nuko nyine ni ubu mbana na papa twenyine. hanyuma ukibyara kwa muganga byagenze gute? Waba warabonye uko urya n'uko unywa? Wapi, inzara yaranyishe, n'umwana akajya buri icyo yonka. Inzara irangiye cyane no kugira ngo mveyo. Ni abantu nyine bagiye baza bamfasha kugira ngo mveyo. Niba bakwishyuriye kwa muganga ibitaro, hanyuma baragucyura. Ubu muri iyo minsi ya none ubayeho ute wowe na papa wawe? nyine ni ukuburara. uyu muturanyi nyine yaba yagize icyo abona akanzanira ku isahani, ubwo urumva nyine biragoye. Ubu se mu by'ukuri ubu abantu mwe rero iyi nzu ndi kuyibona ko ingana gutya, murebe nta kintu kiri muri ino nzu, nta n'igikombe mpasanze. Hariya ndi kuhareba agasabune, ahangaha n'intebe y'urubaho, nuku nguku hano hameze. Ziriya ni rinete zanjye muri kureba. Uyu mubyeyi rero umaze ukiri ku kiriri, umaze iminsi 3 abyaye. Reka mbereke ahantu arara. Bereka ahantu arara. Yes, hanyuma rero narindi kubereka aho uriya mwana w'umukobwa ari kurara ndetse naho yicaye. Mwabonye yuko afite agahinda kenshi ndetse yaje kugira ikiniga, bituma rero ntakomeza gukorana nawe inkuru. Naje kubona papa we aho ngaho haruguru y'inzu. Hanyuma rero reka tumuhe ikaze nawe atubwire uko byagenze, nuko ari kwiyumva muri no minsi cyangwa se uburyo ari kwita ku mwana we. Papa wiriwe neza? Amakuru neza. Urihangana ushyiraho mikro neza kugira ngo tubashe kukumva. Amakuru yawe ni meza. Twabasuye ngira ngo nubwo wenda wasanze ndi kuganira n'umwana, ariko narindi kumwe n'uno mu mama uri inyuma ya kamera, wari wampamagaye kugira ngo uyu mwana tumukorere ubuvugizi. Yego, bimeze gute rero? Watwibwira abadukurikiye ukatubwira urugendo rwawe n'uyu mwana.
byinshi ndumva yaba yabibabwiyeho wenda nubwo yaba atabivuze uko bikwiye ariko yabivuze kwa ku ubuzima bwo ni danje jewe njya ruko napagashije muri iyi minsi umwana ndumva kugira ngo abashe kubyara uwo mwana ndumva yabibabwiyeho si ngombwa ngo nongere mbisubiremo ariko mu kubyara kwiwe byarangoye birenze no kungora ngera naho musiga ndagenda nsubira mu cyaro n'ubundi nk'uko nakivuyemo ngiye mu cyaro njya gushakayo icyangombwa cy'umwana kubera ko nari maze kubona ko atwite ariko baravuga bati wowe genda uzana amafaranga mu gitondo uze baramurekuye baramubwira ngo ajye gushaka amafaranga ati wowe mu gitondo uze utubwira icyo wagezeho ubwo bahise bavuga ati ubwo mu gitondo turazamutse dusubiye mu ngo ubwo nanjye mbamfashe moto birangaruye ubwo nsubiyeyo barambwira bati umuntu urya munsi yahise agenda nawe tukibona mu by'ukuri se ubu bimeze gute wowe n'umukobwa wawe uri kumwitaho mu by'ukuri jewe ubushobozi nabwo urareba nta buzima n'umwana ahubwo ndavuga nawe ubwiwe sinzi ko nzamutunga n'umwana kubera ko umwana urareba abakeneye kuba umubyeyi yariye akabona ikimuhaza n'umwana akabona icyo yonka ko ndumva n'agahinja kari kurira iyo ni inzara ntabwo ari umunezero ubu kuva mu gitondo ntabwo umubyeyi yararya mudukurikiye rero ahangaha ni mu cyaro nta muriro uhari kamera amabuye batiri ziranzimanye uyu mugabo yarari kutubwira yuko uyu mwana w'umukobwa wabyaye uruhinja rwe ruba ruri kurira ngira ngo niba muri kumva murumva sound y'uruhinja ko kuva uyu mubyeyi yava kwa muganga uruhinja rutari babona uko rwonka kubera inzara yarari kutusobanurira atubwira yuko ngo ari ngo yaratetse ngo agacira ahangaha reka dukomeze kumubaza muraza kwihanganira amashusho kuko mpise nkoresha telefone wari uri kutubwira ngo iki narindi kuvuga ngo ni rwose nta kigenda njya ari uko nabashije kwirukanka none muri iyi minsi urareba ni nkaho nziritse sinavuga ngo ndasiga umwana ahangaha nabwo ntacyo ari bubone nkavuga niwe se bwo ndirukanka bwo ndagaruka musange se ndasanga amerewe ati nabyo ugasanga ni ikibazo kubaho n'idanje ubu muri iyi minsi rwose nanjye sinzi imibereho yanjye iyo ariyo kimwe nk'uko nanone uyu mwana ni umunyarwanda kandi twese turi abanyarwanda twakakwiye guterana inkunga kugira ngo buri wese abe yamererwa neza uti kuva mu gitondo nta kintu arafata ubu no kugira ngo mbe nabona abe no kubona n'isukari ya 200 ubu urumva ko rwose nanjye merewe nabi ahubwo ndicara nanjye ugasanga umutima wanjye nuri hamwe ndabona ariko hari utetse ngira ngo ndatetse si iyi robo y'umuceri umuturanyi amaye iyi robo y'umuceri ikaba ari nta mboga ubwo urambwira ngo iyo robo y'umuceri arayirya ubwo araba wararamuka ahubwo nanjye kuba ari cyo kibazo mfite ndibaza niba ari buryo umuceri azarya umuceri abona amashereka iyi ni robo y'umuceri ngo ahawe n'umuturanyi ahangaha niho utekera niho nekera niho mu gikoni niho mu gikoni komera rwose nta gikoni ngira ubushobozi ni bukeya n'inzu mbamo ni inkodeshanyo none se ko nabonye ari inzu y'icyumba kimwe abantu ute n'umukobwa wawe murararana ni ukuvuga ngo umukobwa wanjye nyine turiyeranje akarara muri salo akarara muri salo yamara kurara muri salo ubwo nyine ubwa twabona turamutse nkashimira Imana nta kundi rwose nanjye ubu byarambenze
ahubwo kimwe nk'uko njya gutya nkabone se nirukanke norongere basi ese ninorongera bwose nzaba mbaye umugabo w'igisambo azavuga ko nagiye kurya ku gasozi kandi ntacyo mfite. umutima ujya ukubwira kwirukanka none se ubu ndareba umwana nkareba n'uwabyaye nkareba ikintu mbamarira nkakibura. ese koko ndakora iki? birababaje byiza. umwana yigeze kutubwira ngo umudamu wari warashatse yarigendeye. ni ukuvuga ngo umudamu nashatse yarigendeye kubera ko icyo gihe namushatse mfite udufaranga ngeze muri Kigali udufaranga tunshyize abonye ko udufaranga dushize abagize atya nawe aratorongera aragenda. nari twarabyaranye abana twabyaranye nabo barapfuye. ubu ni ukuvuga ngo uwo nari nsigaranye yari uyu nguyu nawe reba isanganye nawe ahuye nazo kandi navugana ejo niwe wankura ku ibuye. noneho kugira ngo ankure ku ibuye ahubwo aranintsindagije nabyo ni ibibazo. humura disi mubyeyi. hanyuma rero ngewe ndi kugana ku musozi w'ikiganiro mu by'ukuri ahangaha byangoye cyane nta muriro uhari ariko reka tugane ku musozi w'ikiganiro. mu by'ukuri banyarwanda namwe banyarwandakazi umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda uri kureba iki kiganiro ubu ni ubuvugizi twajemo watanga n'ijana watanga na 500 watanga icyo ari cyo cyose kikuvuye ku mutima kugira ngo uyu mwana w'umukobwa abe yabasha kubona agasukari cyane cyane ababyeyi mwabyaye murazi ukuntu inzara iryana. mu by'ukuri inzara yo ku kiriri ntabwo iba yoroshye. wakora rero uko ushobojwe kandi Imana yaguha umugisha. hanyuma uwashaka kuba yafasha uyu muryango reka bababwire nimero za telefone hanyuma wakwifuza kuba yabafasha abafashe. tubwire ugira telefone? ndayifite. tubwire numero. 078 vuga cyane iyo ntago ari mikoro 078 2 12 769. yego turaza no kuzipininga muraza kujya muzireba hamwe bandikira komenti ziba ziri hejuru. amahoro y'Imana abane n'umuntu wese Imana yishimira. caho reka tuzagaruka aha ngaha turi gushima Imana. bye bye. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute.